n'abashaka kwibeshya ngo barazamuka bajya mu ijuru kandi bafite isikariye zikuzimu. Nimba uzi yuko utesha agaciro, ariko reka nkubwire umuntu ngewe hari ibintu abantu bakora cyangwa ibitekerezo by'abantu kandi ugasanga harimo nabizi cyane rwose. Ubu nk'ubu twaba dukoze iki kiganiro ngo binjiye muri politike. Ninjire muri politike se si Nyiraramo, Nyibamo, ndi umunyapolitike. None se reka nkubwire ntabwo uzambona wenda hari ibintu ntajyamo kuko ntabishobora, ariko ibyo nshoboye mbirimo nyine. Iki gihugu umuntu ashobora kuvuga ngo ibyacyo ntibikureba, ariko ujye umenya yuko niba gutuma mituweli ugiye kwivuza bizaba byakurebye. Ako se ubundi reka nkwibariza ikintu, barinda bavuga ngo ni politike. Niba pasiteri yerekwa ko umukristo wiwe yaburaye, yabwiriwe Imana ikambwira ati nkirira muntu wanjye agasabune, mushyira isukari, mushyira umuceri, sibyo? Muzehe si yicara, muzehe wacu nyakubahwa Perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame si yicara akavuga ati muri kariya karere hari iki kibazo cy'umuhanda, amashanyarazi arakenewe, amashuri arakenewe. None se ntabwo aba yakorewe n'Imana ati nkirira bari abantu banjye? Urumva ko bose baruzuzanya, bakeneye gira inka kugira ngo bwake bwakishire. Mujyana ibikwasi nta mavunja ashaka. Kuki pasiteri atabonye ko umuhanda wajemo ibinogo? Nta nubwo yanabishobora. Ntushobora gusuzugura abantu ngo uzubahe Imana. Ntiwasuzugura abantu ureba hanyuma ngo uzubaha Imana utareba. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo ujye mu gihugu cyo mu ijuru bigusaba gutegura igihugu urimo. Rero icyo gihugu nacyo tugomba kugikorera, kubera yuko abantu benshi bafite ubwo bujiji. Abantu benshi bafite ubwo bujiji, baba bumva ko kujya mu ijuru ari byo bibareba gusa. Mu ijuru ariko burya nubwo kujya mu ijuru hari ahantu inaha mu gihugu cy'u Rwanda turimo cyangwa no mu bindi bihugu abadukurikiye batuyemo, ugomba kubanza kubaha aho uri. Yego. Okay, uyu ni umwanya mwiza cyane ariko birenze uko mwaba mubitekereza. So ni umukobwa wanyu Charlene uwiragiye ngarutse ahangaha nko muri journalist. Ndabizi ko iki kiganiro kiri bubabere cyiza, muri bwishime abanyarwanda. Ndabizi ko mumeze neza kuko iteka mumeze neza, kandi abatameze neza namwe mwihangane. Ntabwo umuntu yarira kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Iyo urize ku wa mbere, ku wa kabiri uraseka, warira saa moya saa tatu ukaba urimo uraseka. Niko ubuzima bumeze. Rero ndi hano nk'umunyamakuru, tugiye gukorana ikiganiro cyiza cyane hano kuri mama Charlene official. Mube maso, muze kureba neza, ntangira akantu kamwe kabacika, kuko tubereye hano kugira ngo twigishanye, tubashe guteza imbere igihugu cyacu turimo, n'iryo juru tuzajyamo, ndetse n'ubuzima bwo mu mwuka n'ubuzima bwo mu mubiri. So mugesinga umuntu turi kumwe, ntabwo ndi jyenyine rero, hano ndi kumwe na mama Charlene, the red boss. You're welcome. Thank you. How are you doing? Are you fine? Yes, I'm fine. Okay. So mama Charlene Imana ibirebe kandi tubazaniye muri aka kanya. Sese turi kwiga icyongereza kuri Befa. Ntabwo ndakimenya. Byagenze tica nzamubaza uko byagenze. Yasanga karuta bamutane wasanga karuta. Wari umeze gute rero? Meze neza cyane, ndishimye cyane. Kandi naho naba mbabaye, ntabwo nahagarara iruhande rwawe. Urabona ukuntu uri kugenda usumba, kukureba byonyine, kukureba byonyine bigomba kushimira. Ndishimye, meze neza. Nakaye gashya tuzaniye muri aka kanya. Okay, se navuga ngo nagashyara. Ntabwo ari agashya, ariko nanone natwe turimo. Kuko ubuso bwa kabiri mbereye umunyamakuru. Aha, rero ibyanjye byose ni udushyashya. Sose ukwiye kunshakira ikarita nyine. Nzayishaka cyane rwose kandi birakwiriye. Okay, tugiye rero kwinjira mu kiganiro. Mama Charlene wakoze cyane kuza. Ni nagutumiye wakoze rero kuza. Urakoze cyane. Aza kugaya agatike. Aza kugaya agatike. Cyawe ntabwo ujya wakagati. Ngewe ndi boss. Ni nyaguhambisha niba suri boss lady ngiye ndi iki. Ntago naye. Okay. Mama Charlene rero twifuje yuko twakora ikiganiro ku itariki ya mbere z'ukwa 10 buri mwaka twiziza umunsi wo gukunda igihugu byo bita patriotism.
sibyo of the country ubwo no gukunda igihugu Yego. sibyo ni umwuka mwiza dukwiye no gusangiza mu bantu bose abakuru ndetse n'abatoya ariko ikintu hano iyo niyo topic turi buganireho uyu munsi ni ibintu bikenewe cyane mu rubyiruko mu batoya ndetse no mu bakuru ariko ikintu ndi bubanze kukubaza muri aka kanya ubundi baravuga ngo abakristo ngo bazajya mu ijuru bagomba kurikorera umuntu akanga icyaha iyo yatukanye asaba imbabazi iyo yakoze ikibi agisabira imbabazi kugira ngo azabashe kugera mu gihugu cyo mu ijuru ariko se niba tuzajya mu gihugu cyo mu ijuru abantu igihugu cyo turimo uyu munsi sibyo ntabwo tugomba kugikorera duhurize hagati ahantu icyo gihugu cyo mu ijuru n'iki gihugu turimo aka kanya sibyo okay umbajije ikibazo gikomeye nuko ikibajije umuntu Imana yahaye ubwenge bwinshi yego Imana iguha umugisha ku bw'icyo kibazo umbajije uravuze ngo abantu benshi hari igihugu biteguye kujyamo baracumura bagasaba imbabazi ariko urambwiye ngo mbese igihugu turimo ubu cyo ntidukwiye kugikunda cyangwa kugikorera urakoze cyane nta muntu ushobora kujya muri kiriya gihugu ataramaze gutegura icyarimo yego ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kujya mu gihugu cyo mu ijuru igihugu yavukiyemo cyangwa Imana yamuhereyemo agakiza igihugu Imana yamuhereyemo umurimo igihugu yagabiriwemo impano z'Imana igihugu arwara kikamuvuza igihugu kimukorera umuhanda akanyuramo igihugu kimushakira amashanyarazi amucanira igihugu kimushakira amazi yo gukaraba igihugu kimwigishiriza abana be igihugu atwita akakibyariramo igihugu kimwitaho reka mbabwire ubundi igihugu cyo mu ijuru kitwitaho mu buryo bw'umwuka yego ni mu buryo bw'umwuka ariko igihugu turimo muri ubu buzima ni igihugu kitwitaho mu buryo bw'umubiri ntabwo umubiri wabaho umwuka udahari nta nubwo umwuka wabaho umubiri udahari umwuka n'umubiri byose biruzuzanya rero ni ngombwa ko dukorera igihugu turimo kugira ngo dutunganye icyo tujyamo reka nkubwire ntabwo muri iki gihugu wabaho utavuga n'abantu rumwe ntabwo mu gihugu turimo wabaho baguhamagara ngo ngwino mu muganda uti ntaho ngiye ntushobora gusuzugura abantu ngo uzubahe Imana ntiwasuzugura abantu ureba hanyuma ngo uzubahe Imana utareba bishatse kuvuga ngo kugira ngo ujye mu gihugu cyo mu ijuru bigusaba gutegura igihugu urimo rero icyo gihugu nacyo tugomba kugikorera kubera yuko abantu benshi bafite ubwo bujiji baba bumva ko kujya mu ijuru ari byo bibareba gusa mu ijuru ariko burya nubwo kujya mu ijuru hari ahantu inaha mu gihugu cy'u Rwanda turimo cyangwa no mu bindi bihugu abadukurikiye batuyemo ugomba kubanza kubaha aho uri kandi iyo witwaye neza mu gihugu urimo ukitwara neza nawe n'Imana yakureba ikabona ko witwaye neza kujya muri kiriya gihugu biroroshye ariko utaritwaye neza mu gihugu cy'inaha nta nubwo wazabona Imana reka nkubwire ntushobora gusiga usiribanza amateka yaho uturuka hanyuma ngo aho ugiye bakwakire hari umudugudu uvamo ukimukiramo mu wundi hari umurenge uvamo ukimukiramo mu wundi hakaba serivisi ukenera bakakubwira ngo genda utuzanire icyemezo cy'aho wari utuye yego impamvu bashobora kukwaka icyemezo cy'aho wari utuye ni ukugira ngo barebe imikorere yawe barebe uko wari uteye barebe nimba iwawe harahoraga induru nimba waratezaga ibyago mu mudugudu burya hari n'abantu batahabwa icyemezo cyo kujya mu mahanga kubera ko nicyo kuba iwabo aho bavukira cyabananiye nongere mbabwire ngo hari abantu ngo baje gushaka umugisha mu mujyi wa Kigali ariko mu giturage aho baturutse barahasize umuvumo mbabarira cyane umuvumo wavanye iwanyu uzana gukurikirana i Kigali none se reka nkubaze
ubwo ndi kugira ngo mpasasire Yeah, turi ukuntu kubyumva aho cyane. tujya mu gihugu cyo mu ijuru tugomba kuhategurira muri iki gihugu cy'umubiri. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu ava iwabo mu cyaro yego akahasiga yibye ihene z'abandi agasiga yibye udufaranga tw'amashyirahamwe akagenda akagurisha isambu umugore atabizi ati ruzasigare ruhana inkoyoyo kandi barabyaranye agasigara ateje icyamunara udukwavu n'udukoko tw'abandi akarundanya n'ayishyira hamwe agafata umufungo uw'abandi ati ndabacinse nzi Kigali. Hanyuma akaza Kigali kwihisha kankubwire umuvumo wonyine wabo wasize wibye abo wambuye nubwo uhisha aho utuye nubwo bataza ahuri uzagukurikirana nta mugisha uzabana nawe i Kigali barakubeshye. Ikindi umuntu ava mu cyaro agasiga umugore we babyaranye abana baruhanye agasiga abana akaza gushaka undi mugore i Kigali agashaka abandi bana wikicara ngo uvuge ngo uvuka mu muryango w'inyatsi nawe ubwawe uri inyatsi kuko inyatsi wayigize igihe utabana ukaza kubyara abandi Kigali n'abambere utabashoboye igihe umugore ukaza gushaka undi Kigali nawe utamushoboye. Bishatse kuvuga ngo ntiwizere ijuru ntiwizere kuvuga ngo wubaha Imana utubaha gitifu ntago ibyo bintu byavamo. Kandi ntudukandagize ngo utanga imisoro utanga icya 10 uzi ko imisoro uyinyereza kuko Imana yacu rero irera mu kuri ko kwera ikiranuka mu kuri ko gukiranuka ibishaka ko abantu bazabana n'Imana ari abanye n'abandi mu mahoro. Nimba uzi kuri umuvuza nduru uri gashoza ntambara uri ikigomeke uri ikigenge ntago zinjira mu ijuru rya Kristo. Gitifu navuga ati hano hari inama utibyo ntibindeba ni muri politike pasiteri akavuga ngo hari inama y'umudugudu tikaribu naje nje kukubwira ngo ntago ibyo bintu byuzuye ntushobora kujya mu ijuru no mu isi utarahashoboye ibyo byo ntago bishoboka. Ubwo rero igisubizo naguha nicyo igihugu tugomba kugikorera. Yego bivuze ngo iyo wigometse kuri gitifu bura n'Imana ugeze mu ijuru wazayigomeka. Imana se ahubwo ikunda ibyigomeke wigometse kuri pasiteri wawe ukigomeka kuri gitifu ukigomeka kuri polisi mu muhanda nk'ubu dufite abakirisitu bagenda bateza impanuka. Imana yacu ni inyabwenge Imana yacu ni umuhanga nayo iyo igiye kuziravuga ngo nguhereye umugisha mu gihugu. Kandi impamvu mbabwira ngo igihugu nicyo kubahwa bene data ujye utinya ahantu wabyariye abahungu n'abakobwa utinya ahantu wafashwe n'inda umeze nabi bakakubyaza ariko Mana we utinya ahantu wajyanye umwana wawe muri garidiyene agira ubwenge yunguka n'ubumenyi ajya muri primaire ajya secondaire ajya muri university ubu tuvugana aragutunze arifashije iyo mubona umuntu ari umuntu muzima. Hanyuma ndashaka kubabwira agaciro k'igihugu. Ikindi amategeko y'Imana 10 ntushobora kuyubahiriza utarubahiriza amategeko yavuye mu igazeti ya leta. Sinzi nimba ari uko babivuga. Hari amategeko y'igihugu y'inaha mu isi ntabwo ushobora kubahiriza amategeko y'Imana utubahirije ay'igihugu. Kandi ikindi ijambo rivuga ngo ku bwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro ku buryo hatagira umuntu ugusitaraho ngo ababare kubera yuko Imana ni Imana y'amahoro si Imana y'intambara ntabwo ari Imana y'inyivumbagatanya si Imana y'induru n'amatiku ni Imana ituje kandi ni Imana igira neza bugacya bukira. N'abayikorera rero bagomba kubaho ari abantu b'abanyamahoro badakunda intambara badakunda ibyago badakunda ubugome bagomba kumera gutyo. Ikindi shaka gusorezaho nimba urugero kuvuga ngo ntago wakubahiriza amategeko y'Imana 10 ari amategeko ni danje utubahirije yo mu igazeti ya leta. Nimba itegeko rivuga ngo uyu muvuduko mu muhanda ni 40 hanyuma wowe n'ikinyabiziga yawe uturi umurokore ngiye no mu mashyuza ngiye no mu butayu ngiye kanyarira ugashyiraho 60 ugafatiraho icyo gihe urakaje polisi. Hanyuma se nimba uzi kurakaza polisi kuvuga ngo ntaho byanditse wenda ngo muri Bibiliya nta ubwo wambwira ngo muri Bibiliya nihe handitse ngo umuvuduko umuntu akwiye kugenderaho. Hari amategeko atujyana mu ijuru hari n'imihanda itujyana mu ijuru ariko hari n'imihanda itubeshaho inaha mu isi.
noneho tugiye no muri ibyo by'amategeko tutabigiyemo, nimba uzi yuko mu bakozi bawe iyo hari umukozi wabwiye ikintu akagusuzugura bikubabaza, kuki we wasuzugura polisi mu muhanda ntibabare? Aya mategeko rero kuba inaha niho Imana itunganyiriza umugeni. Nta muntu ushobora kuzajya mu ijuru atabarabaye mu isi. Rero iki igihugu gakondo twahawe, aho buri wese ari, aho umuntu wese avuka, ugomba kuhubaha. Yego. Okay, rero mwabyumvishe, buriya bivuze ko isi hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu gihugu mwisi, aho umuntu avuka, na maskariye umuntu aba akwiye gutondagira akayazamuka paka ageze mu ijuru. Yego. Kandi uko uzazamuka, uko umuntu azamuka niko azagera yase. Bishatse kuvuga ngo hari n'abashaka kwibeshya ngo barazamuka bajya mu ijuru kandi bafite isikariye zikuzimu. Nimba uzi yuko utesha agaciro, ariko reka nkubwire, umuntu ngewe hari ibintu abantu bakora cyangwa ibitekerezo by'abantu kandi ugasanga harimo nabizi cyane rwose. Ubu nk'ubu twaba dukoze iki kiganiro ngo binjiye muri politike. Ninjiye muri politike se si Nyiraramo, Nyibamo, ndi umunyapolitike. None se reka nkubwire, ntabwo uzambona wenda hari ibintu ntajyamo kuko ntabishobora, ariko ibyo nshoboye mbirimo nyine. Iki gihugu umuntu ashobora kuvuga ngo ibyacyo ntibikureba, ariko ujye umenya yuko niba gutuma mituweli ugiye kwivuza bizaba byakurebye. Ako se ubundi reka nkwibariza ikintu, barinda bavuga ngo ni politike. Niba pasiteri yerekwa ko umukristo wiwe yaburaye, yabwiriwe Imana ikambwira ati nkirira uriya muntu wanjye agasabune, mushyira isukari, mushyira umuceri, sibyo? Muzehe si yicara, muzehe wacu nyakubahwa Perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, si yicara akavuga ati muri kariya karere hari iki kibazo cy'umuhanda, amashanyarazi arakenewe, amashuri arakenewe. None se ntabwo aba yakorewe n'Imana ati kirira bari abantu banjye? Urumva ko bose baruzuzanya, bakeneye gira inka kugira ngo bwakishire mujyane ibikwasi, nta mavunja ashaka. Kuki pasiteri atabonye ko umuhanda wajemo ibinogo? Nta nubwo yanabishobora, afite ibyo ashoboye. Hanyuma buri muntu wese afite umupaka wiwe. Ubwo twari turimo kuvuga ko udashobora kujya mu ijuru utamaze gutegura iki gihugu cyacu. Ntiwajya muri cya gihugu cyo mu ijuru utamaze gutegura aho uri. Yego. Wow, murumva igisubizo ni cyiza cyane. Dukwiye gukora attention, ubaha igihugu urimo, ugikorere neza kugira ngo iryo juru uzabashe kurijyamo, kuko ijuru si amagambo, kurijyamo bisaba imirimo. Ariko noneho buriya hari ikindi kintu, sibyo? Twiga intwari muri Bibiliya, ba Aburahamu tubijyaho ibintu byinshi, ngo Isaka na Yakobo tukabijyaho ibintu byinshi, ngo tujye twiga gusaba neza nk'uko wundi Salomo yasabye neza. Twige gusaba imbabazi nka Dawidi. Ariko ku itariki 10, ku itariki ya mbere z'ukwa 10 twijije gukunda igihugu, umunsi wo gukunda igihugu. Hari abantu bapfuye, hari abantu batakiriho, hari abantu barwaniye iki gihugu cyacu, mama Charlene, ariko uyu munsi batagize amahirwe yo kukibamo, sibyo? Hari abarwaniye iki gihugu uyu munsi batagifite ingingo zabo, baramugaye, abandi bagendera mu tugare, sibyo? Hari n'abagize ihungabana bitewe n'ibibi byinshi babonye. Ariko turashaka ko udubwire mu magambo meza cyane, ukaduhuriza ikintu dukwiye kwigira kuri izi ntwari z'igihugu cyacu, ikintu dukwiye kubigiraho, sibyo? Tubwire, tukwiye kubigira kuki, cyane cyane nk'abantu bakiri urubyiruko nkatwe. Wenda abantu benshi bakunda kuvuga ko Bibiliya ngo yanditswe n'abantu, nubwo wenda barabana ariko bahumekeye umwuka w'Imana. Ashobora gutanga ingero z'intwari zo muri Bibiliya, ntubyumve kwera umubiri mwinshi ukurimo, ariko reka nkubwire, njyewe ejo bundi nahoze nanabitekereza, ndavuga ngo abakirisitu kugira ngo bakomere babe intwari, mu mutima wanjye maze iminsi ntekereza ibintu, bakomere babe intwari, bakunda igihugu, kuko ibi bintu maze iminsi mbyibwira ngenyine, ahubwo Imana iguha umugisha. Naravuze ngo nutakigishwa n'umuvugabutumwa, nutakigishwa na Bibiliya, hari ingero bareba zo muri iki gihugu, bakareba ukuntu umuntu yitangira umuntu atazi, akitangira umuntu badafite icyo bapfana, akitangira abantu atarabona amasura yabo. Ibi bikadutera kuba intwari, tukitangira ijambo ry'Imana rikavugwa rikagera kure, tukitangira
tugasangira imirimo myiza, hanyuma byanaba ngombwa naho twabizira, naho twahinduka igitutsi, naho twafungwa, naho abantu batwanga, naho batuvaho, ariko natwe tugaharanira kuba intwari cyane rwose. noneho birababaje cyane aho usanga abantu koko baba intwari nk'uko nguko bivuga. Ngewe njya nkunda kubitekerezaho cyane kuri episode ya 20 ndi gutegura yitwa umusirikare wa Kristo. Naravuze ngo koko wenda nkunda gutanga urugero ku bapolisi n'abasirikare. Muri ibi bihe bya covid nagiye mbona imbaraga abapolisi batanze muri ibi bihe bya covid. Nimba hari ibihe byakomereye abapolisi sinjyana nabo sinza akazi bagira, ariko njya ndebesha amaso yanjye yo ntambutse. Nimba hari ibihe byakomereye abapolisi bagatangamo imbaraga n'umwanya n'amafaranga, ibi bihe by'iki cyorezo bya covid-19 bimaze igihe kinini byabatwaye imbaraga kujya mu ngo z'abantu, kwinjira mu bubari kugira ngo barebe ko bubahirije amategeko, gushyira abantu ku murongo, ugasanga umuntu w'umugabo yamanuye agapfukamunwa yagashyize ahangaha, ariko ukabona barita sindumva umupolisi uhagaze ku muhanda ariko uvuga atari kose rwose ubundi ibi bintu koko twabiva ngo ubone ari kwitotomba. Iyo ahagaze abafite courage, imbunda yihagaze iri muri position nawe ubona kandi afite umutima mwiza, nta munabi baba bafite. Hari aho nageze ndi ku murongo, hanyuma nanjye rero hari igihe nigira polisi kandi ntariyo nyine, turi ku murongo nkabona abantu baregeranye kandi icyo gihe covid ari imeze nabi, abantu bakegerana, umuntu yaza kumpagarara imbere nkabona agiye kunkandagira kandi tugomba gushyiramo metero, undi w'inyuma nawe nkumva ari kunkubita inyuma kandi tugomba gushyiramo metero. None rimwe mva ku murongo ndangije ndababwira ariko se mbabwire koko mbabazi, ubu ni ngombwa ngo aba bana, hari abana b'abasore bari baraho, ni ngombwa ko aba bana batwigisha guhagarara muri metero? Ubu twebwe ntabwo twabyikorera koko? Noneho nge ndavuga nisha mbaye polisi nazajya mbanyuzaho ndi umunyafu, kandi polisi ntiyabikora, igira ikinyabupfura kubi ntabwo babikora. Ariko nge nabareba vuga ko nk'aba babaye n'umupolisi disi yaza nimushyiremo metero. Yes, we ni kinyabupfura. Kandi njyewe umushiha wanyishe ko ndabona bari kurushya abantu, umuntu agapfuka yakamanuye arareba gutyo, ugasanga bari kwitotomba, bari kwinuba, ariko ukabona polisi izuba ryabishe, umunaniro wabishe, nta mushiha bafite nk'uwo wanjye wuzuye mu mutima kandi atari n'akazi kanjye ndimo ndakora. Noneho mpita ndeba bitwa abakozi b'Imana, ndeba abakozi b'Imana birirwa binuba, birirwa bitotomba, banyimuye, banjyanye mu cyaro, nta cya 10 kibayo, hari abakristo babakene gusa batanga icya 10 cyabiri, bariya se bamaye bazamarira iki, hari agutega njyanaya. Ugasanga abantu naho batakigishwa na Bibiliya nibigire ku byo babona mu gihugu. Nimba umupolisi sinza ayo bahembwa, ariko nta mushahara leta yabona ihemba abapolisi kuko n'abasirikare barakora akazi, ariko haba harimo n'iki n'ubwitange. Nimba umupolisi utaramubona yarakaye ngo ubone yakambije impanga, cyangwa ngo bandikire perezida, wenda sindabona perezida yakoze ikiganiro ngo kuri komite yagira umupolisi wandikamo ngo rwose ibi bintu byabo, cyangwa ngo baze kuri kamera ngo usanga umupolisi aje kuri kamera ngo yitotombe ngo rwose ngo nibatwongerera amafaranga, bagira ikinyabupfura, bapfira muri Nyagasani. Ariko ugasanga barimuye, ugasanga aba bantu ngo bambuwe inshingano, ugasanga abandi ngo bagabanyirijwe imishahara, mukaza gukanura amaso kuri kamera ngo rwose ngo nyakubahwa nadutabare, ngo tugiye gupfa, ngo inzara iratwishe, ngo adeperi, ngo imyanzuro ya Izayi. Reka mbabwire, yarambajije ikibazo cyo kuvuga ngo intwari dukwiye kwigiraho, dukwiye kuzigira iki. Bariya bagabo barapfuye, ariko mu gupfa kwabo ibigo by'amashuri birakinguye. Nge nkunda gutanga ingero z'umubiri kuko ndi kwigisha abanyamubiri cyane. Bacitse amaguru, ibigo by'amashuri birakinguye. Bagendeye mu kagare, amavuriro dore ngariye. Barapfuye, twarabakinguye, ariko imihanda dore yose ni umukara, n'amatara ari kwaka, na nyakatsi zaracitse. Barapfuye basiga ifubye, abagore babo abapfakazi, ariko turi mu mahoro. Ikintu cyerekana ko turi mu mahoro ni abasore bacu bapfumuza amatwi. Nubona umusore yapfumuje amatwi, ukabona umukobwa yambaye amaherena 6, ni ikimenyetso cy'amahoro. Nubona umusore yambaye ijipo ngo n'umutinganya, ukabona umuntu
arafata iherena ararishyira mu mukondo, arafata gurumete akazambara ku maguru, arambara ubusa akambara box akagenda, bakambara deshire. Ibi ni ibimenyetso by'amahoro. Hanyuma bari abantu nabo kwigirwaho. Nimba umuntu arwanirira igihugu agapfa agasiga abana n'umugore kandi akajya ku rugamba azi ko agomba gupfa, ni gute pasiteri, ni gute umushumba, ni gute umuhanuzi, ni gute umukozi w'Imana yanga gukorera Imana naho atakimenera amaraso ariko akakimenera amazi? Ari amaraso ntayo bakimeneye, ari amazi ntayo bakimeneye. Rero ziriya ntwari ikintu nshobora kubigiraho. Ngewe nk'ubu naramaramaje, iyo nitegereje nkabona urutonde rw'intwari zapfuye kugira ngo iki gihugu kimere gutyo, hita mvuga nti nanjye nzabera uyu mugabo witwa Kirisiti intwari, nzaba intwari y'umugore. Haleluya, haleluya. Kandi bari abantu impamvu bakomera ku rugamba, reka nkubwire, iyo bari mu ntambara havugwa byinshi. Hari ibiba byandikwa mu binyamakuru byatuma bacogora bakagira intege nkeya, hari ibiba biri guhwihwiswa mu magambo ariko bagakomeza bakarwana. Hari igihe baba bafite n'intwaro nkeya, hari igihe baba badafite n'inkunga ariko songa mbere ikabasonga mbere. Intwari rero ikintu twazigiraho ni intwari zamennye amaraso, barapfa ibyabo birarangira. Ariko twebwe mu buryo bw'umwuka, niyo wapfira iki gihugu cyo mu ijuru, hari ikamba ritangirika. Bariya bambitswe amakamba yangirika, ariko twebwe hari amakamba atangirika. Hari ahantu tuzaba ibihe byose, twe dufite n'icyizere gikomeye. Rero natwe nituba intwari. Imana nitubona mu isi turi abapasiteri, turi abashumba, turi abahanuzi, ivuge ngo dufite iki? Turi intwari. Ndakeka murabyumva. Mama Charlene we yiteguye no gusacrificing ubuzima bwe kubw'ijuru. Ariko reka nkubwire, hari abana b'inyange nta muntu utabazi. Mu gihe cy'amateka mabi y'icuraburindi, 1994, igihe jenoside yakorerwaga abatutsi, ibyo ngiwe wari uhari, uranduta, uri umubyeyi, urabizi, wabonye byinshi kundusha. Abana b'inyange wabuze amateka yabo? Narayumvise. Abana b'inyange bababwira ngo mwitandukanye, abatutsi bajye hariya n'abahutu bajye hariya. Hahagurukamo umwana umwe w'umukobwa aravuga ngo nta mututsi uri muri twe, nta muhutu uri muri twebwe, twese turi abanyarwanda. Sibyo? Abo bamwana bahise bamurasa, n'abana bose barabishe, wenda hari abarokotse ntago mbizi neza. Mama Charlene, ndakwinginze duhuriza icyo gikorwa cy'abana b'inyange still now kugeza uyu munsi tukibuka. Uduhuriza n'ubuzima bw'abakristo. Umukristo abona mugenzi we yagize ikibazo akamwitaza. Yego. Ntago muzi. Akamwitaza. Twarasenganaga ariko umukristo ubona Mama Charlene wenda bari kumuvugaho ibintu bitari byiza, nawe aze kuri kamera turiya mugore ndamuzi ni Nyibamo ni ikihararumbo. Umukristo ubona itorero riri mu bibazo, akajya kuvuga ngo ndivuyemo, ngo ngiye guhirika uyu nguyu, ngo ngiye guhirika uyu nguyu. Babara duhuriza aba bantu babiri. Urabivuze urabinyibutsa. Numvise amakuru y'abari abana nyumva mu makuru, ariko reka mbabwire, wasanga bari abana bataranasengaga, nicyo kibazo. Wasanga bataranasengaga, wasanga nta butayo bajyagamo, ariko bafite ubumuntu. Nge nabwiye n'abantu ngo nimba udafite n'agakiza gira ubumuntu. Kandi narababwiye ngo kuba umuhutu ntago tubyemererwa, no kuba umututsi ntitubyemererwa, ariko kuba umunyarwanda turabyemererwa. Bari abana b'inyange uvuze, twari turi kuvuga intwari, ibintu dushobora kwigira ku ntwari nk'abakristo, natwe tukaba intwari. Erega nta ndwari n'ibyo gusa, ntaranasubiza naho njya mbona nk'abantu bahura n'ibibazo mu itorero, bahura n'ibibazo by'ubuzima busanzwe, bakarwara toroma bakabivamo, ubuzima bugahagarara, imishinga igahagarara. Ariko nakibuka abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, nareba ukuntu abari abakobwa babaye abagore, abigaga barayakomeje, abantu bageze kure bateye imbere. Nkavuga ngo ni gute umurokore bamuvuga ati sinzasubira muri korari, umva ko kandi hanyuma bamuvuga ati iby'ubudiyakoni ndabiretse, hanyuma bamuvuga bati imisaraba turayishishimuye. Hari ibintu byinshi dushobora kwiga. Noneho abo bana bavuze bati nta muhutu turimo, nta n'umututsi. Iyaba no mu itorero, mu matorero muri iki gihe tugezemo, habonekaga abashumba, hakaboneka abapasiteri,
hakaboneka abahanuzi, hakaboneka abavuga butumwa bavuga ngo nta muhutu turimo nta n'umututsi turimo, kuko ikintu bita amoko biri mu bakirisitu, biri mu basenga, bibabaje Imana kandi biri gutanga umusaruro mukeya, kuko nta gitaka Imana yabumbyemo abahutu, nta n'icyo yabumbyemo abatutsi. Urumva rero nitutanigishwa ijambo, nitwigire kuri Bibiliya, twigire ku byo tubona. Ukuntu umuntu aharamagara ye akavuga ngo ngiye kuba umusirikare, kandi mureke mbabwire, iyo wagiye kuba umusirikare ntago uba wagiye gucukura koruta. Ikintu cya mbere kibabaho nuko wamburwa uburenganzira bwo kwiyobora uko byumva. Uyoborwa n'ikosi, ukayoborwa n'itegeko rigenga igisirikare, ukayoborwa na fande wo kwandikiye igisirikare, ari we perezida uyoboye icyo gihugu. Ntago uba ugiye ku mucanga kujya mu gisirikare, rafiki yangu. Ntago uba ugiye ku mazi gutembera, ntago uba ugiye kuryoshya bimwe mujya muvuga, ntuba ugiye muri hoteli, uba ugiye kubabarira abandi. Ariko abakozi b'Imana ntago bazi kubabarira abandi. Ibintu twakigira mu gihugu, aho wakigira ibintu byatwigisha mu mubiri tukaba intwari z'Imana ni byinshi. Kuba intwari mu ntambara turwana, kuba intwari mu gihe cy'amateka, hari amateka umuntu ageramo akamusaba kwiba kugira ngo arye, ariko ugomba kugaragaza ubutwari wenda ukicwa n'inzara, kuko umusirikare sarya nk'uko urya, haryama nk'uko uryama, yambara nk'uko wambara. Nk'ubu ngiye ngura umwenda na wambara kabiri kuri kamera, ndashaka undi. Umusirikare muri uniform akayimesa kongera akayibamo, akayimesa kongera akayibamo, kandi uriya mwambaro iyo wambaye mu muhanda aba yumva berewe, aba yumva ameze neza. Rero izi ntwari turimo kwibuka dushobora kugira kubafatiraho urugero, naho Bibiliya twayishyira ku ruhande. Yawe ndumva ngize emotion, ariko bureka mvuga ikintu kimwe ngo abana b'inyange bibabwire banyarwandakazi, abari hanze y'u Rwanda n'abarimo imbere n'isi yose aka kanya ibyumve aho uri hose. Abana b'inyange reka muri uyu mwaka n'indi yose izaza batubera ikimenyetso cyo kutitandukanya. Yego, batubera ikimenyetso cy'ubumwe n'urumuri rw'urukundo no gufatikanya hamwe, by'umwihariko mu matorero. By'umwihariko mu matorero ariko n'abanyarwanda bose muri rusange. Mama Charlene, urubyiruko dufite uyu munsi ruravugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibintu byiza bavugwaho ibibi. Mbabarira utubwire, urubyiruko tuzi ko arizo mbaraga z'igihugu cyacu, sibyo? Ndetse n'itorero rega ry'ahazaza riri imbere. Mbabarira utubwire, ubundi urubyiruko turasabwa iki ngo tube intwari natwe, sibyo? Sinzi niba natwe byazaba ko batwandika mu mateka ndakadushyira mu byiciro by'intwari, sinzi, ariko twebwe tugana ku musozo, twe turasabwa iki ngo tube intwari iz'igihugu n'itorero n'isi muri rusange? Ahanini urubyiruko muri rusange hari abamaze gushyikira kandi bamaze kumenya icyo bagomba kuba cyo, ariko abakidindiye ni benshi. Umuntu aricara akumva ati ndashaka kuba umusitare, ari urubyiruko akumva ko kugira ngo abe umusitare bya nyabyo ari uko yambara deshire, agafata n'amapantaro mama we yamugure cyangwa papa we akajya kuyaca, ngo kugira ngo agende mu muhanda abereka ko ari umusitare. Uwo ni umusitare, nubwo ni ubusitare bw'inzara. Umusitare mwenyewe, umusitare muzima, umusitare Imana ikunda, umusitare ufite umumaro mu gihugu, ni umuntu wagize ibikorwa bimugirira umumaro, bikagirira umumaro umuryango we, bikagirira umumaro igihugu, bikamugirira umumaro inshuti, hanyuma ibyo bikorwa yakora nibyo bimugira iki? Umusitari. Ugasanga abandi ngo kugira ngo babe abasitare ni ugufata ya misatsi bakayiboha. Ntago buri ari ubw'inzara, buriya busitare ni ubw'inzara. Ubwo se kubaho ugenda ubaho umusatsi, kubaho umusatsi ntago byava mu busitare bwonyine, buriya ni ubw'inzara, sibyo? Kuko uwo musatsi si amasaka ngo bazayasarura, uwo musatsi ntago ari ibishyimbo ngo bazabisarura igihugu kijyane ku isoko. Sinkubujije umusatsi wawe, ariko ndashaka kuvuga ibikorwa by'ingirakamaro. Nimba uri urubyiruko uri mu ishuri, wivuga ngo nzaba dogiteri, genda wige.
raza amaguru mwibase uyaraza kuri telefone ubwo se nawe urumva ibyo bintu byavamo aho kugira ngo uraze amaguru mwibase y'amazi kugira ngo tumve agashyuhe ngo sinzire urare mwikayi ukora ikintu bita gukanira cyane nubwo ntiza ariko nabanye nabize na Charlene ntiyoroshye ukora ikintu bita gukanira isomo urarara ucatinga urarera ureba filime z'ubusambanyi urarara ureba amabebi urimo urareba indirimbo yasohotse no ntabwo ibyo ngibyo byaguteza imbere kuba umustar urabiharanira kandi no gukomera ukagira ute ukabiharanira hanyuma urebe umuntu runaka wubatse amateka runaka hagera ku kintu runaka ariko hari ibintu yigomwe inkumi abazishyize ku ruhande yigomwa iryo tabi wowe wirirwa utumura buri munsi arishyira ku ruhande yigomwa iraha arishyira ku ruhande ararwana arakora ashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo agere ku rwego nk'urwo arimo ariko wowe ngo urashaka kuza kuri kamera ngo watwitse ukaza wifunze ukavuga ikijambo ngo kugira ngo kigutere guhitinga icyo kigambo se uvuze ni insina y'igitoki utere ngo tuzasarure twirire inyamunyu no icyo kigambo se uvuze ni ikoranabuhanga rya interinete wavumbuye ngo usangize abanyarwanda n'abatuye isi icyo kigambo se uvuze ni ipine nibura wavumbuye umuntu ashobora gukoresha kuri moto nka wa mwana uherutse gukora indege ngo yarayikoze ngo iragenda ayoberwa irengero ntacyo ariko yari yayikoze hari ibintu rero bishaka hari ibintu urubyiruko rwubakaho bitari ibintu byo kubakwaho umuntu ushaka kumera neza arabitegura ntabitegurira mu rumogi ntabitegurira mu gakungu k'abantu babi ntabitegurira mu mabebi ntabitegurira mu gutoroka ishuri ntabitegurira kuri WhatsApp ngo akora ibidafite umumaro ntabitegurira kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo ajye areba ibimwica mu bwonko abitegura ari wenyine akareba ngo mbese ubu buzima buzangirira umumaro bugirira umumaro n'abantu muri rusange yego rero kugira ngo urubyiruko rugere kure cyangwa se rugere aho rwifuza bagomba kuhaharanira nta kintu umuntu ashobora kuzageramo atagiharaniye ntubona ko ndi mama wawe hari aho nzakugeza ariko nawe hari aho uzigeza bishatse kuvuga ngo nta bushobozi mfite bwose bwo kugeza ku cyo uzaba cyo ahubwo nzaba ndi umwunganizi wawe ariko uramutse ucitse intege hari ibizagucika ngewe nzaba umuterankunga w'ubuzima bwawe ariko ntabwo nzakugerera aho ugomba kugera bagomba gusobanuka bagakora ibintu birambye murakoze cyane tugiye gusoza mama Charlene ikiganiro cyari cyiza cyane ndakeka twakigiyemo byinshi ariko dusoza kuko twari turi kuvuga ku itariki ya mbere z'ukwa 10 igihe twizizaga umunsi wo gukunda igihugu turagira ngo duhere ubutumwa abantu barwaniye igihugu ubwo ni FPR inkotanyi igihe barwaniraga igihugu ratubwenya abantu barwanye icyo gihe uduhere ubutumwa abasirikare n'abapolisi ubundi undi muntu wa nyuma ndamukubwira tuhita dusoza ubutumwa bwa mbere nshaka kubaha nuko amaboko yahabaye atari ayabo gusa nanone amaboko yahabaye kugira ngo bagere aho bageze si ayabo gusa ku maboko bari bafite harimo n'amaboko y'Uwiteka cyo nibakizirikane ndabasabye kandi ndabinginze kuko Uwiteka iyo atabashoboza ntaho mwari kugera mu muha icyubahiro kandi mujye mubimwubahira Uwiteka mujye mukunda Imana muyihoze ku mutima muvuge ngo Uwiteka ni imbunda Uwiteka n'igifaru cyanjye Uwiteka na burende Uwiteka na karacini ko bayita harya Uwiteka yarere kumwe n'ibyo byose ntago mwari mwenyine ikindi nuko urugamba rwararangiye ariko ntirwanarangiye kuko umuntu ajya kwishima kuri urugamba yatabarutse burazirantwari zatabarutse zigatabarukira ku rugamba kandi barimo bararwana neza bo bafite batabarukiye ku rugamba ntago bari babaye ba desert urugamba ruracyahari bakomeze bakomere bisunga amaboko y'Imana izakomeza ibashyigikire kandi nongere mbwira abasirikare n'abapolisi ngo Imana irabakunda hari umuntu babone ku muhanda bakabana ko bari bakwiye kuhaba ariko reka nkubwire ikintu bita umusirikare ikintu bita umupolisi n'ikintu bita umunyamasengesho nimba uzi ubwenge nimba koko urinjijuke bari abantu ujye ububaha aho babonye hose wenda ubu barusha ubutunzi wenda ubu barusha amashuri wenda ubu barusha icyubahiro n'igikundiro nubona umupolisi ukabona umusirikare n'umunyamasengesho aba bantu baturuwa
niba turuho ayo niza nyemerera kuvuga gutyo batatu ujye ububaha kubera iki imbunda bazibitse bakava mu muhanda byonyine kura polisi mu muhanda umunsi uyu reka nkubwire umva ko mukora impanuka twapfa tugashira ujye umenya ngo ikorera mu munyamasengesho niyo ikorera mu mbunda ikorera mu munyamasengesho niyo ikorera muri Bibiliya yego ikintu gikomeye ni ibyiciro Imana yashyizeho kuko Imana yimika abami ikimukura n'abandi bariya ni abantu baducungira umutekano kuko nk'ubu ngewe kuba ngezeho nk'ubu mvuze ngo ndashimira Imana ndashimira n'abasirikare n'abapolisi aho ngeze ntago naba mvangiwe kuko iyi mbunda itandarira hari gushya ariko Bibiliya ni imbunda umupolisi umusirikare dorata ni mwubahwe nubwo ntazi gukubita isaruti ariko ndayibahaye ndabashimiye muri abantu bakomeye naho hagira ubasuzugura naho hagira ubagaya ujye umenya ngo urakomeye rata urakomeye mu maso y'Imana no mu maso y'abantu Imana y'amahoro ibahe umugisha yes rero ingiye ikintu nasorezaho mvuga abayobozi b'amatorero wenda ba mushumba ba pasteri ba pote bari abantu bose b'amatorero sibyo hari urugero rukomeye ndetse ni nka homework cyangwa se umukoro hari ikintu gikomeye bagakwiye kwigira ku muri muzehe wacu ku mukuru w'igihugu cyacu umuntu ugira gahunda wita ku bantu amenya ngo aba bantu bafite ibibazo akamenya kubikemura ariko hari igihe pasteri wenda hari igihe agenda akaryama yakumva ngo umukristo hari ikibazo yagize ntajye kumureba uko ameze nyamara umukuru wacu w'igihugu aho yumvisha ikibazo aho iyo atigiriyeyo yohereza y'abagomba kujya kugikemura siko bimeze yes bakwiye kumwigira ibintu byinshi rero muri aka kanya ese buri amashaka yakano akayima nshaka kukubwira abasirikare bo muri Nyungwe nta kintu bababwira abasirikare bo muri Nyungwe okay abasirikare bo muri Nyungwe n'abasirikare nimba navuga ngo baruta abandi basirikare muri Nyungwe nta byiza bihari muri Nyungwe haba udukende njya nubona nimba batwita udukende hakaba utuntu tw'udusimba njya mbibabwira nyine ngo nibakomere n'ubundi nari maze kubaha message nibakomere nukuri nibatagwisari bazasarura kandi buriya kira gikorwa ni igikorwa kizi utucunze umutekano neza nese umusirikare ntiyaje ngo akabwira Yesu ngo mwigisha ngo natwe abasirikare dukora iki yo yarababwiye ngo nibagende banyurwe n'ibihembo byabo kandi ntibakagira uwo bagira gute barenganya nunyurwa n'ibihembo ntugire uwo urenganya ugakora akazi neza ijuru zarijyamo nta kibazo Imana nibahe umugisha okay mwakoze cyane kubana natwe rubyiruko abasaza abacecuru ndetse n'ababyeyi bakiri bato turabashimiye kwa mwabanye natwe muri iki kiganiro twavugaga ku itariki ya mbere z'ukwa 10 reka dukomeze twubahe igihugu tugikunde kuko turimo iyo ubanye n'igihugu neza uba kibayemo neza n'ijuru uzabasha kuribamo kandi uzaritaha mama Charlene wakoze cyane wakoze cyane rero turabashimiye mwakoze yari ngiye Charlene na Mukeshimana Emerita mama Charlene the lady boss lady yes bye bye ciao ciao